Sheri, bibere hano. Muze bitese. Nabona ko dushaka gusohoka mu cyumba se. Ese ni cyumba. Twatwibereye inshuti. Aho se wagabanyije ibiryo. Ukuntu uri kungana. Umugore n'ubyibushye. Oya. Ukabona ko umugabo wagabo. Igihe azabwiye ngo nishwe n'inzara mu korwa. None mugize atanya kurwara ama diabete ukiri mutoya. Bazamvuga ngo ninjye utarakugira inama. Okay, njye utangira siporo. Shagerageza kabisa. Cyangwa nzi gushyira. Nzi gushyireho. Tuzatujyana muri siporo. Wowe. Cyane. Vuga umwanya nawe ukura he? Nicyo kibazo. Uri hano kangahe? Icyo kibazo. Usko ahubwo bisigaye bintu usko urugenda. Ntuga n'ikintu kimaze kubona biti ku rwari guhinduka. Gute? Cyangwa sha. Cyangwa. Mike. Ndagukeka amabaho. Ntacyo nukuri ahubwo nuko nari nahinduye amavuta none izuba. Sho. Jana ari sawa cyane nabi. Cyane nabi pe. Nukuri. Wagira ngo barampinduriye. Urumva nyine ubwo. Okay, cyazi ibikoresho byanjye byarashize kandi nza gutera stress. No, ariko ari ikintu gituma uba mwiza ntago ari ikibazo. C'est vrai. Ni gituma mba mwiza. Sana. No, ubwiza bwiyongera kwa. Umura ndibuze kwita umuriro minsi ko. Basi reka nkwereke. Umugore wanjye. Basi reka ngusaba akantu. Kora liste y'ibintu bikenewe kugira ngo wongere umere nk'uko wari umeze, cyane bitari kwishyura. Tayari. Cyane. Icyo ari cyose. Okay. Sibyo mbwiriza. Wowe bikora. Ahubwo bikora nk'uwikinira. Hari ikintu nshaka tuganira. Tushaka tuganira. Kikikize. Urebye. Nyine umaze iminsi haraburaho ngo mbese utangiye urebye nyine harabura none mbese wongera haburaho ngo ubundi nyine ubundi sheringa wumva n'ukuri mbwira nta kibazo umuntu wanjye yaje hano muri inzu dufite mu ndi muntu yaje hano yaje ryari yaje umusibeje nuko nyine narabuze akanya ko kubwira waza ntabwo unaniwe byo kugenda hanze ariyo mpamvu mutarahura mu bikombe kuganirizaho nyine nese ubwo angana nka santimetero zingahe ku buryo yaba ari muri ino nzu nkaba ntamubona wapi nuko nyine nawe ahora mu cyumba harimo ko ndumva yagombye kuko nimba ari umuntu mukuru nagombye kuba naramubona arahagarika yego
arahari. Okay. Nyine yaje hano arambwira nyine ngo afite ibibazo. Urumva nyine ibibazo se kuki utarara bimbwiye mbere hose ko umuvandimwe afite ibibazo? Nyine urebye nyine kuba ndi kureba yari afite nyine iduka. iduka nyaduka se? Ni botike. Rirahomba. Kwekoza imibare mikeya. Yego. None nyine n'ahandi hantu yari afite ho kugira abizi ni njye nawe tuvukana. J'arrive, bonsoir. Bonsoir. Salut. Asante, comment mutakinze uru rugi? Ntimuzikora amasaha y'umuho? Sha nyine ubwo biba byaciye. Biga ntabwo Sijya kwa ndashyushye cyane. Nuko mvuye hanze. Bihute se. Ese bishoboye. Ndishimye. Sigaye mwutsa kunsuhuza koko muri jo kubera. Reka mwongeshe. Uzi akandi kamwe? Aya. You're neza. Thank you. You're welcome. You're neza. Ah, neza. Thank you. Angela. Shanda ni wiko. Anyway. Uzana amazi. Naburetse. Kuri none nyine se. Getari. Abari mu cyumba cyiwe. Kazi bigenze bite? Byagenze neza nta kibazo. Okay. Se umukobwa wawe yatasohotse yari mu bari mu cyumba na kindi kintu ashobora anyway. Wamuhamagara kaza hano se? Sina no kuganira ubwiye ngo amazi urabyanze. Kumujanye mu nabi byanze bite? Amazi yo kunywa se? Muri imbeho. Yari kuhanya n'icyayi. Ndabona ngifata mu kanya. Tujya kumeza se mu kanya ikibazo. Nzikora kandi cyane. Oya nabonaga. Erega mbaraniwe n'igihe erega buriya umuntu yagenda ahura n'ibintu byinshi bitandukanye, hari bimushimisha, hari bimurakaza, hari bimutera ishozi, ukunda byampuriyeho. Ariko sute yatumeze neza, don't worry. Okay. Ese ngo ganza umugenzi ko kabiregiye ndashatse kumwenya ko biriwe neza. Uri mugano ugana kariho. None se we ni brief wirute. Niwe neza. Ubwo hano hari irungu, ufite irungu kandi ufite umuhagombye kuba muganira. Ariko nta kibazo twahoranye niko yaragiye. Hari ushaka tuganira rero na Geta hari. Numva muhamagara kaza. Tugana n'umwana. Yes.
shiri yabaye iki? nta kidasanzwe burya umwana ku mubyeyi aba akeneye ubujyanama bwinshi, aba akeneye no kuganira kugira ngo yumve uko ababyeyi agire icyo abigiraho. Nyine ibyo ndabyumva, aho kuva akazi ukicara utararuhuka gate ari he? Ndagira ngo ntaza no kubibagirwa ukampuza nkabyibagirwa nubizi se baba. Gate Joe Karame. Igihe tumeze neza? Yego. Ese wakora iki mu cyumba? Uryamye ukora iki? Nari ndyamye. Cyane? Burya rero tumvishije irya mukuru cyangwa yicaraga n'ababyeyi ntamenya icyo sekuru yasize avuze, byaba ku mpanuro, byaba ku kinyabupfura, mbese n'imyifato iyo ari yo yose, ari na kimwe mu ndangagaciro zituranga umunsi ku munsi. Ndashaka kugira ngo ngire icyo nkubwira kuri iyi gate. Muri make ndashaka kumukuregera. Nawe arakizi ntabwo nakwirirwa byaba byiza nabyivugiye, ariko natanabivuga nabyo ndabikubwira kuko umwana wacu turamufatanyije uko byagenda kose. Ndabyumva. Kandi na kera na kare n'umwana utari uwawe wasangaga ari ku nzira cyangwa se n'ahandi hantu arimo akora amakosa, ukaba wamuhana ndetse ugafata n'akanyafu ukamunyuzaho. Uwo wari umuco uretse ko wacitse. Uyu munsi ntabwo ariko bikimeze. Uyu munsi wa none rero nta mwana ucyubaha umuntu mukuru. Reka ndeke umubyeyi, ariko nta mwana ucyubaha umuntu mukuru. Ibyo ndi kukubwira ni umuco maze kubona kuri gate. Igate ndagira ngo ubwire mama wawe amakosa wankoreye. Nutanayavuga ndayivugira ntacyo. Sinkubeshyera kuko ntacyo ngushakaho kirenze uburere bwiza wakabaye ukurana, kirenze ikinyabupfura wakabaye ukurana, kuko ejo cyangwa ejo bundi uri inkumi urimo urakumika, ejo bundi urashaka umugabo. Ese nushaka umugabo ukajya mu rugo kurwubaka ufite imico, ufite imyifato nk'iyo wanyeretse, urumva urugo uzarwubaka igate? Yambwiye ngo nyine si wareka akabamo nyine ari hano iminsi mike mu gihe atarongera kwisuganya, kandi urumva ntabwo amaraso yanjye ntabwo namureka ngo ajye ku muhanda. Nyine mbabarire ntabwo nabikubwiye, ariko nuko nabonaga ufite stress z'akazi mvuga ati nzabikubwira nyine mbona utuje. Okay. Ikibazo si uko ari ahangaha. Ikibazo si uko ari murumuna wawe. Ahubwo ikibazo uko kwisuganya uvuga
kuzaturuka kuki wisuganya uvuga uti hari akantu mfite nzakagurisha, hari promesse mfite y'umuntu runaka uzanyohereza amafaranga, hari iyo hari ni iyihe? nyine yarimo arashaka akazi yize ibiki? yize tuba hari nuko abantu babyize rero babyize bagira ngo ni inkunga bari kubaha, babyize ari benshi pe, sibyo? babyize ari benshi ku buryo kuri iki gihe nutihangira umurimo kubera biriya bintu wize ugategereza ngo uzabona akazi, biragoye. byibuze yarize nk'ibindi muri kampani yaza twamuha akazi, ariko umuntu yamushyira he kweri? tuvugishije oya warakishakira nta kibazo, hari umuntu nyine Jovebye arakishakira, ariko noneho wibuka gushaka akazi muri iyi minsi egari uburiri. cyo tumvishe n'igiki uburiri. yes hari umuntu wari umubwiye nyine ngo nyine ngo aramushakira aramurebera. ubu niwe wa mbere uzabanza kumujyana mu buriri. oya kubera iki? nyine n'umuntu wo muri famiye. okay impyisi y'iwanyu igira ite? kurya ikurundarunda. funguka mu mutwe nawe funguke mu mutwe, twumvikana. gushaka akazi ndabyemera, ariko noneho mubanze murebe se aka kazi tuzakabona mu buryo bwemewe n'amategeko, ku buryo ejo nta kwicuza kuzaba kuvuyemo, ko ashobora kubona akazi aka kanya mu mezi 3 ndatwite. nyine nawe azicunga. wowe mukuru we yewe uzamumara iki muko kwicunga? nyine nzajya mucunga. okay umwana nta kintu mbuza ahangaha, turikumvikana. nagume hano nicara ahangaha banza tuze ashyira ubwenge ku gihe n'ibiki byose, nge nzagera igihe muganiriza mubaze ikintu ari tayari cyo gukora, ariko ibintu byo kujya gukorera abandi byo never mbishyize akadomo. turikumvikana? nta kibazo nitamuganiriza nta kibazo. no ngomba kumuganiza turi faso, ni umuntu w'umugore wanjye, ngomba kumumenya ikibazo, kuko buriya afite n'ikibazo, kuba wari utunze amafaranga akarangira uba ufite ikibazo mu mutwe. rega buriya gusara twebwe tubona umuntu ngo twahita tumutsa n'umusazi, insinga zarakoranye, ubundi insinga zakoranye kubera iki? uba ugomba kumuganiriza ukamuba hafi. iki ni cyo gihe cyo kugira ngo umube hafi, uri kubyumva? nzamuganiriza mubaze ikintu yumva yakora kuri aka kanya amaze gutuza neza, webyo bindi bindekera, sinzumve ngo hari ahantu yagiye gushaka akazi. tubyumvikanyeho? tubyumvikanyeho? zashokeye urekora kabasya kunshakira agakawa ko kunywa. kandi urakoze. ngozi ikiserega biriya no kwikorera, sibyo? ntugire ikibazo. nta kibazo nawe ndaza kwikora. ko muri kumucanga habaye iki? reka mbikubwire. Ligete yagize gutya arasohoka yambaye akantu kagera ahangaha kerekana ibibiro byose, umwenda yakabaye yambare hano mu rugo. arasohoka nicara ahangaha ndeba amakuru, asohotse nta kumvugisha kuturuge agiye gusohoka, ndeba uburyo yifashe, mbona uburyo yambaye, ndaje ndamuhamagara. nta nubwo yananyubashye ngo aze yicare, ninjye nabwiye ngo ngwino wicare. ndamubaza ngo ugiye hehe uwambaye utyo aya masaha? uzayazanga amasaha arayaza yakubwire. arangije yaratinyutse, yambwiye amagambo ngiye y'urukoza soni, ngiye ubwanjye ntashobora gusubiramo. yarambwiye ngo ndabimubaza nkandi
arambwira ngo afite kwambara uko ashatse akajya aho ashatse igihe ashakiye. Niba mubeshyira iyo mu ijuru impane. Si ibyo gusa, arangije arambwira ngo wowe uri iki hano ko ntacyo uri cyo. Hano ngo ndi iki hano ko ntacyo uri cyo, nakabaye icyo ngira, ntabwo nakabaye mba mu rugo rwawe. Byo igeta ko nko kwihora ibi niba mubeshyiye atari uko nakureza ibyo neza. Se byabaye ryari? Ni hamwe ngo sindi se. Yes. Ariko biri kose habaho n'imfubyi, kandi imfubyi zirerwa n'abandi bantu zitazi. Kandi burya ngo umwana ingobyi arayishakira. Igeti. Yesu ubona ntakubera papa. Yesu ubona ngiye ntabwo uburere. Yesu ubona njyewe na mama wawe kuba twariyunze kugira ngo dufatanye ubuzima. Ubona turi ibigoryi. Wapi? None se yawe bitewe n'iki? Nashobora no kuvuga ngo kubiturushye. Ntacyo ari kuntwara. Ariko burya ngo inkoni ivuna igufa. Ntabwo ivura ingeso. Nuko byari binaniye. Aya. None se burya njyewe kuko ubundi ujya guhana umuhana ni neza. Ajya utubwira icyo kintu. Okay. Kuba ntari papa aho byo wenda it's okay. Ge uratinyuka. Ego ngo nubwo atari papa wakubye ariko ni papa wawe. Ndabizi. Nese ko icyo mubahuka. Nuko nagutoje nuko nakureze. Oya. Ngo atiuka muri umuntu mukuru reka duspose ko atari n'umuntu banga atari papa wawe. Nyine atabahanga. Niyo yaba ari umushyitsi. Umuntu yakubajije ikintu musubiza bijyanye nuko akubajije. Ntabwo umusubiza ibintu byose yishakiye. Wenda bamubwira ati niko namba cyangwa se bitewe n'ahantu ngiye, hako kumubwira ngo ntabwo ngagushinzwe ngo ntabwo. Okay, namubajije ko ndakaye pe icyo cyo ndacyemera. Niba ari nikosa narisabira imbabazi. Ariko umubyeyi agomba kurerana umwana igitsure. Ko nambwe ugiye wambaye gutyo byari nko kwanshinganije se. Ntabwo mwafashe ntambaza nangazi zikagabanyuka ko numva ngiye kuzasara ku bwanyu koko. Ige ntabwo wamfasha. Basi ukagira ikinyabupfura giki. Yego. Nimbara wirirwa baguhinduye. Nimbara mwirirwa mugendana. Nimbara usigaye urara dore usigaye unarara. Iyo mico ko ntayiguhaye nk'umubyeyi wawe. Aho baraba yakubwiye. Ejo uzaza n'inda hano utazi n'uwayiguteye usanga dukura ibibazo. Ubushize arara yari yambwiye ko agiye muri pese yamushitewe. Ese ubu ishobora ko rwa yagiye byibura. Mubaye ntabwo bizongera. Okay. Nicyo nashaka kumubwire muhane n'umukobwa wawe si ngombwa wenda haraho naba namubangamiye da birashoboka. Wenda reka mbaho umwanya abuhoke akubwire. Ariko igete sinkwanga ndifuza kuvuza abo umuntu muzima uzashaka akwakurwa ukamubera. Ngaho bwira nyuko bwira mama wawe impamvu igendeye. Hatwenda utagira ngo utamana nkaho ngo niga mu ijambo boho kumubwira. Oya shari wingenda. Oya wenda ndagaruka ariko nabanza kubwira. Ko nahari kunjya gerageza uko wambaye n'igiki. Nige nuko rifashe akusigiye ntungura mwana. Ibintu bakora cyane byose nibyo cyangwa bakobeshyeraga. Nibyo nabikoze. Wari wasinze se wari byashize nazo zagura umugirwa ngaye.
njya ngusigemo n'imogi ariko nta nubwo ari ugusinda gusa by'amayoga nunyweye urumogi noneho n'inzoga zitwa gute Imana njye nakojeje ko ntabwo bizongera kandi nakubwiye ko ngiye kwisubiraho sibasa ntaye kugerageza kwisubiraho buri munsi kumbwira ari iyo tuvuganye ntumbwa ngiye kwisubiraho byabaye imbere ya kiriya gihe tutara hazi ukuntu iyo turi kumwe hano hari ibyo ndikubaza wagize umwana mwiza ntiyarigera banambwira kugira ngo uri kubeshyera nkibaza ngo ni wowe wabikoze hari undi muri gihe tubamo muri wowe wundi urimo abantu babiri kuko isura unyereka niyo mba numva ari kukuvuga ni isura ebyiri zitandukanye zose ni izawe Imana kwisubiraho pe shajya mwana banakuroza wirwanya ngo banakuroza wambara ukareka buriya bigare by'abari abakobwa bari kugendana ariko nabitse urawirabura se n'umwanya ejo bundi aje kureba iki kurumva nyine yaraje kumbaza impamvu ntakigiye kumbareba ibyo gusa nirwa ngaha hagenda ariko ngo bizongera